وراها تشراي. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. hashimwa asingizwe iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha byuzuye n'ibisakare kwa sozereje n'umwana w'abahanuzi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam abiwe abasangirangendo be abamubanjije n'abazamukurikira dusaba kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala dushyira muri abo ngabo Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala abanyacyubahiro, ndagira ngo aka kanya nkuko twafashe umwanya tugaha ibyo umubiri wadusabaga, ariko uyu munsi nabwo tugiye cyangwa se umwanya umunota mikeya n'abari inyuma nabo batuze kugira ngo tuganire ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iminota 5 kugira ngo turusheho kugira gute kuganira na Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bavanywe Islam, uyu munsi urwibutso ngira ngo tuze kuganiraho gake cyane, ntago ari kenshi, nta kindi duteraniye hangaha, ariko nta kindi Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi yaremeye abantu ndetse n'ibindi biremwa usibye kugaragara Allah subhanahu wa ta'ala. Niba uri muri iki cyiciro ngiye kuvuga utaba mu bantu bagaragara Allah subhanahu wa ta'ala, urisanga cyangwa ndisanga ntameze neza ntagaragara Allah subhanahu wa ta'ala. Rero tugiye kuganira gake cyane ku iswara. Iswara sinjya mvuga ngo byagenze gute na gute. Iswara ni ibikorwa n'amagambo bitangizwa na takbiratul ihram bigasozwa na salam. Ibyo rero sibyo ushaka kuvugaho. Ndagira ngo turebe iswara. Iswara ni inkingi ya kabiri mu nkingi zigize uwisilamu. Niba uri umuyisilamu ukaba uri umuyisilamukazi, nturangwe n'iswara, umenye ko hari inkingi ya Allah subhanahu wa ta'ala wagize gute wishe. Ino nzu tubona ifite inkingi, haramutse havuye zimwe mu nkingi nk'iki gisiga kikavamo, inzu yahita ihirima. Bigaragare ko niba uri umuyisilamu ukaba uri umugabo, ukwiye cyangwa ukaba uri umugore, ukwiye gusenga 5 ku munsi nta bunebwe. Rero bavanywe Islam n'umu Islamukazi, hano intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye amagambo akomeye cyane uri buze kumva uketa wishira mu cyiciro. Hano intumwa y'Imana avuga ngo uretse gusenga ku bushake aba ari umuhakanyi. Allahu akbar. Uretse gusenga ku bushake, wowe ndavuze ko ndahamya ko nta yindi Imana iba ikwiye gusengwa mukuru usibye Imana imwe rukumbi, ukanahamya ko na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana. Yatubwiye ngo uretse gusenga ku bushake aba ari umuhakanyi, kandi Isilamu itegeka ko ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Cyo ni cyambere. Angaye mwe Imana yakomeza kuvuga ngo naho usenga uko yishakiye. Islam usenga uko yishakiye. Wawe usenga uko yishakiye cyangwa akaba umunebwe mu masengesho. Islam wa urimo wabikosora. Ndimo nabikosora. Usenga uko yishakiye cyangwa mu masengesho agashyiramo icyo bita ubunebwe. Aho ngaho Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ngo mu masengesho ye uwo ngo Islamu imufata nk'umwononyi, imufata nk'umuntu fasiku, nk'umuntu w'umwononyi waho ngaho. Islam biradusaba rero ko tuba mu bantu bagomba kuba badagomba gukereza isengesho. Rero mwumvishe ko isengesho rifite agaciro kandi gakomeye, kandi agaciro kavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soza ndagira ngo tuze kurebera hamwe, niba wowe uri hano uri muri icyo cyumba n'abandi batari hano uzahura n'iki kintu, ariko icyo ugomba kucyitwaramo ni gute kugira ngo utangirize iri sengesho ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala twigishije cyangwa se Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije ko umurwayi agomba gusenga. Ushobora kuba warwaye, ejo uzarwara, cyangwa se umunsi ndarwara, cyangwa urana wararwaye. Ntabwo uvuga ngo uri agaciro k'iswara. Ntabwo uvuze ngo niba urwaye icyo gihe byawe birarangiye. Ngo iswara ngo buriya ngo birarangiye gusongera gusana. La, angaye Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndasoma bike muri byo. Iyo warwaye ngiye kubigisha cyangwa se tugiye kuganira, musanzwe mubizi, aho tugiye kuganira ngo iyo umuntu yarwaye, kubera iswara ari ikintu gikomeye cyane, asenga ate? Ntaguterera iyo ngiye baza gukora ngo disi ngo reba ararwaye bakakondera, reka da. Bishoboka. Reba disi ararwaye mu meka cyayi birangire, reka da. Ahubwo niyo umuntu yarwaye hariho itegeko ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye gute urwaye.
Islam cyangwa se igihe ufunze cyangwa ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ibyo byose byaba bikuriho, ibyo byose byaba bindiho, igisubizo ntabwo bindiho. Kuki tutaza gusara ku musigiti? Kuki urwaye utasenga? Bavanywe Islam kwa ukubibutsa nanjye niyibutsa ko niba turi abantu b'abagabo dukwiye kuba mu bantu bagomba gusengera hehe musigiti. Rero umuyisilamu mwiza wumva akumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe kimwe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari impumyi ukuri maktub yari afite ubumuga bwo kutabona. Yaraje asaba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ya Rasulullah jewe wampa uburenganzira nkazasengera mu rugo. Intumwa y'Imana iramubwira iti genda nta kibazo uzasengera mu rugo. Ageze atambutse intambwe zigeze muri 3 intumwa y'Imana iramubwira ati garuka. Baramubwira ati garuka, aragaruka imbere y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabaza ati yewe maktub ese waba wumva adhana? Wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona avuga ati ndayumva ya Rasulullah. Kugeza ubu ngubu ntuzongere gusengera mu rugo ahubwo uzusengera hehe ngaka agaciro k'iswara rero. Ngako agaciro k'iswara hagana no mu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ati iyo za kugira kuba mifitiye ubushobozi cyanyuma, iyo za kuba mifitiye ubushobozi nari gufata inkwi yaba mu rugo hatari abadamu n'abana. Yari intumwa y'Imana ngo yaba mu rugo hatarimo abadamu n'abana yari gushaka inkwi akaza agatwika abagabo babahehe basengera mu rugo wa Islam. Iyaba mu rugo buriya turokorwa nuko harimo abadamu n'abana. Rasul avuze ngo nawe ufate inkwi nkagenda bari abagabo barimo hariya nkabatwika kubera abantu basengera hehe Imana. Rero hano Islam tugerageze reka ngaruke umurongo hano gato muri jamati no tugerageje twese twaje tuboneka ku isana tungana guca jamati no wenda utabonetse mangaribi Aisha uraboneka, ntabonetse avuhuri kwera hari tugiye twamo Aisha urabonetse wenda wafajiri na hano hari na hamwe utategura gusara he aramusigiti. Ariko rero twebwe abantu tuzamenya ko isara ari ikintu gikomeye igihe ngo tuzabigeze hano. Bivuga ati yewe man icyama isegonda rimwe nkajya ku isi nkajya kuvuga nkajya nakora nasaye isegonda rimwe wabukoze ibihe bikorwa nta kintu wabukoze nasari natanga. Ariko icyo gihe ni amatakira ngo rero abasalamu tugerageze twite ku isara cyane cyane abagabo twite ku isara tugerageze usare mu rugo. Dufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ibyo bibazo rero nta handi tuzabikemurira twumvishije kutuba nziza cyane aho ugomba kuganira na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibazo byawe kugenda bibwira ntuze burabura ariko da egera Allah subhanahu wa ta'ala mubwira ibibazo ya Allah bigende gute, urubyaro biranze, urushako biranze, bigenze gute biranze. Ikintu cyose uzaza ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye witabaza amasengesho. Umuyisilamu rero yabuze amasengesho aba yabuze inkingi ikomeye cyane. Umuyisilamu yabuze amasengesho aba yabuze imani mu mutima wiwe. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.